Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikigisho cy'umunsi kitwa ngo umukristo arafite ibimenyetso. Haleluya. Umukristo afite ibimenyetso, afite ibyerekana ko ari umukristo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka dusenge Imana ntidutinde. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe nyakubahwa, ndaje gukora umurimo wawe. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze ugende mu mitima y'abantu, ugende mwami Yesu yoroshe, kugira ngo mwami ijambo ryawe ryinjiye muri bo. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Mwami Yesu ndakwinginze ugirire mwami ubuntu abantu bahugira ngo ijambo ryawe rigume muri bo ntiribavemwo. Haleluya. Kubera ko uwo ijambo rivuyemwo asigara yikontorora, ntago aba gikontororwa n'ijambo, ntago aba atinya ijambo, ahubwo asigara yikontorora. Yesu Kristo gira neza abantu bawe. Haleluya. Uri Uwiteka, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze Yesu Kristo, haleluya, ijuru ryawe rimanuke maze risange hano, umwuka wera manuke maze abane nanjye, kugira ngo ubutumwa bwawe mwami bushikira abantu. Urakoze Yesu, sabye nizeye kubyumvishije, ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen. Turasoma Matayo, umuntu wese afite Bibiliya nazingurure. Turasoma Matayo 26, tuhere ku murongo wa 69 tugeze ku wa 75. Yesu nashimwe cyane. Umutwe w'ijambo witwa ngo Petero yihakana Yesu. Haleluya. Petero yihakana Yesu. Ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo. Incoreke iza ahari iti, nawe nyene mwari kumwe na Yesu umunyagalilaya. Nawe abihakanira mu maso, mu maso ya bose ati, co uvuze sindanakizi. Yungururije mu bikingi by'irembo. Iyindi ncoreke iramubona, ibarira abaraho iti, n'uyu nyene yari kumwe na Yesu umunyanazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uyo muntu sindanamuzi. Hahise akanya abahagazeho baramwegera, babwira Petero bati, ni by'ukuri nawe uruwo muri bo, bitaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza. Bunatangura kuharira arisiba ati, uyo muntu sindanamuzi. Uwo mwanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu. Arenga irembo araturika ararira. Yesu natubwiye neza cyane. Uyu ni Petero. Iyi ni inkuru ya Petero. Petero yari umukunzi wa Yesu. Petero yarakunda Yesu by'ukuri, ku buryo Petero amaze kumenya ko Yesu bazamwica, we yiyumvira ko azajana na Yesu, mbese akaba ari kumwe na Yesu, yamara ntabwo yari azi ko bizakomera. Ariko Yesu Kristo yabwiye Petero, inkoko itarabika araba mwihakanye gatatu. Yesu natugire neza. Mwene data urimo uranyumviriza, hari abariko baramwihakana Yesu, hari abariko baraja kure ya Yesu kubera ibibazo barimo barajamo, kubera ibibazo barimo bakihakana Yesu, bakemera kuja kure ye. Yamara uwihakana Yesu wese
na Yesu Kristo azamwihakana kuri wa munsi. Iyo umuntu afashe umwanzuro, agafata umwanzuro wo kwihakana Yesu, agafata umwanzuro wo kuja kure ya Yesu, akavuga ati sindamuzi, nta nuwo nkeneye, ntagaruke ngo agire iki ngo asabe imbabazi, abwira Imana ati Imana mbabarira, nari umwana w'ikirara, nari nagiye kure, ati noneho ndagarutse. Yamara umuntu adashaka gusaba imbabazi Imana nayo izamwihakana. Kuri wa munsi azabwirwa ngo ntago ndakuzi, niko uwo muntu azabwirwa, kandi azaca atererwa mu kiyaga caka umuriro. Nje kukubwira ngo iyo umuntu afite Yesu Kristo hari ukuntu agaragara, aragira ibimenyetso bimuranga ko afite Yesu. Uyu Petero nubwo yagerageje guhakana Yesu, akamwihakana, akagerageza inshuro 3, yamara baramubona uko imvugo ukuntu yavuga, ugutambuka, ukuntu agaragara, byagaragaza ko ari umuhuze wa Yesu, ko ari umwigishwa wa Yesu by'ukuri. Iyo umukristo amaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, aca agira ukuntu agaragara, aca aba umwe mu bigishwa ba Yesu by'ukuri, biramenyekana. Utarinze kuvyivugira ubwawe, abakubona barakumenya, kubera ko hari itara riba riri muri wewe. Iryo tara rikaka no hanze, ubu kubona akabibona ko uri umwigishwa wa Yesu. Mwene data nshuti y'umusaraba, mbese wowe ufite ibimenyetso bihe bikuriko? N'ibimenyetso bimeze gute bikuriko? Yesu nashimwe cyane. N'ibimenyetso bimeze gute ugendana nabyo? Yesu natugire neza. Abakristo b'iki gihe ibimenyetso byabo bafite nibyihakana Kristo, ntabwo ari byemera Kristo, ngo nibyihakana Kristo. Ukuntu bagaragara, ukuntu bavuga, intambuko yabo, mbese ibyo byose byihakana Kristo. Mwene data, wari ukwiye kwemera ukagira ibimenyetso byerekana ko uri muri Kristo Yesu. Iyo Kristo amaze kukwinjiramo, hari ibintu byinshi guhindura, hari ibyo guhindura mu buryo bw'umubiri, inyambaro, ukuntu usa, hariho n'ibindi byinshi umwuka wera agenda kwigisha. Haleluya. Ukamenya byinshi, n'amavuta ukwiye kwisiga yariyo, amasabune ukwiye koga yariyo, mbese umwuka wera akakwigisha inyambaro ukwiye kwambara. Erega ndababwire bene data, umwuka wera arazi ukuntu mwijuru hameze, ukuntu mbese abashaka kujayo, uko bakwiye kugaragara. Umwuka wera arabizi, niyo mpamvu dukwiye kwemera tukayoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera akadukontorora, kubera ko nta muntu asa ukundi kuntu azaja mu bwami bw'Imana. Yesu Kristo natugire neza. Petero yagumye yihakana Yesu inshuro 3, ararahira arisiba, ati umuntu ntago ndamuzi, ati umuntu ntimumbeshere, ntago ndi kumwe nawe. Yamariye byose yabivuga kubera kabona ko ibintu bikomeye, ibintu byari bikomeye. Yareba ukuntu bakwita Yesu, yareba ukuntu bamufata, ati noneho nanjye navuga ko twari kumwe, noneho ndapfa, ati ndapfa. Acafata umwanzuro wo kwihakana Yesu. Petero inkoko ibitse yaciye yibuka ijambo Yesu Kristo yamubwiye, inkoko itarabika urabunyihakanye 3. Yamara nubwo Yesu Kristo yayimubwiye, Petero ntabwo yifashe nka nkama, n'igihe yagendaniye na Yesu, n'igihe yagendaniye na Yesu, ntabwo yabifashe nka nkama ibyo Yesu Kristo amubwiye ko azamwihakana 3 inkoko itarabika. Ariko noneho byaramenyekanye, yamaze kumwihakana, ibyo Yesu Kristo yamubwiye bica birasohora. Inkoko irabika imaze kubika, Petero yaciye agenda kurira, aja gusaba Imana imbabazi, kubera ko yamwihakana.
iyo umuntu acumuye akwiye gusaba imbabazi, ntago akwiye kubika ibicumuro muri we. Iyo umuntu acumuye abazi ko umwanya n'umwanya akwiye gupfa, arashobora gupfa. Ntazi isaha, ntazi iminota, ntazi amasegonda, arashobora gupfa. Ikintu acakora acagenda gusaba imbabazi. Petero yarasabye imbabazi, arababarirwa. Ariko Yuda ntiyari mu bigishwa ba Yesu. Yuda yari umwe mu bigishwa ba Yesu, barasangira, baragendana. Yesu yakora ibitangaza Yuda abona, ariko ikintu yamukoreye yaramwihakanye. Ukuntu yamwihakanye nuko yaragiye kumugurisha. Yuda yakunze amafaranga, yamara yanga ubugingo bwe, yakunze iby'isi, yanga ubugingo bwe, maze ahitamo gufata amafaranga, ahitamo kugurisha umwami, ahitamo kumwihakana, aramuguza. Amaze kumuguza niho bace baza gufata Yesu. Ariko ingaruka y'icyaha n'urupfu ibyamubayeho Yuda, yaciye aja kwiyahura, yaciye aja kwiyica. Yamara ubugingo bwe buca buja muri Gihana. Ubugingo bwe bwaciye burangira muri Gihana. Kubera iki? Yakoze ikintu kibi. Mwene data, muriko murakora ibyaha, mukabikora mwihishije, mukaguma mubipakira, yamara kwihana wapi? Mbese mukanabimenyera, mukaguma mukora ibyaha. Ngamaraso Yesu Kristo ngacahari, ngazambabarira, ngo reka ngende gusambana, ngejo nzaca nihana. Yamara ntumenye ko uwo mwanya ushobora gupfa, ntumenye ko imodoka yagukubitsa. Yamara ni mwihane bene data. Dore umwami Yesu araje, yaratwemereye ko azagaruka kutujana. Ngahari abo ngabo yabwira abandi, abigishwa be, babandi bamwemeye, babandi bagendera mu nzira ze, babandi bemeye, bariko baragorwa kubera we. Haleluya. Babandi barimo bariyanga kubera we. Ati niwiyange nimba ushaka kunkurikira, ngo niwiyange wikorera umusaraba wawe maze umukurikire. Reka nakubwire mwene data, nimba uzi ko wakiriye Yesu Kristo ariko hakaba hari atabimenyetso bikugaragaraho, ibimenyetso bikugaragaraho ari ibimenyetso by'ubwibone, ari ibimenyetso by'ubusambanyi, abantu bihindagura, biyambaye uko bishakiye, basa uko bishakiye, ibyo bimenyetso ufite ntabwo ari ibimenyetso by'umukristo. Ibimenyetso by'umukristo akwiye kuba ari naturel, intambuko ye gikristo, imvugo ye gikristo, mbese ibi muri ko byose gikristo. Haleluya. Uwo niwe muntu Imana ikeneye, ataja mu byaha, aticana n'abakobanyi, atavugaguzwa, umuntu atavuga mugenzi we nabi. Abo bose yemwe bene data, nimba atabimenyetso by'abakristo bikuriho, wari ukwiye kubishaka by'ukuri maze ukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Nimwihane bene data, dore tugeze mu igihe isi irangiye. Dore ndakubwiza ukuri, ubutumwa bwiza uri mwumviriza ubu ngubu mwene data azagera igihe ntubwumve. Umwami Yesu ateze ibiganza, ahari ararindiriye ko wamusanga maze akakubabarira. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, nuvuge ngo byabyo ngo ni byinshi, ngo wasamiye n'abagabo mirongo, ngo wishe abana mirongo, ngo umurozi, ngo umupfumu. Reka ndakubwiza ukuri, niwemera ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ibyo wakoze byose ntabwo biri bwibukwe. Ibyo wakoze byose bica byibagirana, ucuhinduka icaremwe gisha muri Kristo Yesu. Haleluya. Ucuba mushasha muri Kristo Yesu. Ico nakubwira cyo, niwirebe ngo ngewe ibyo nisiga ngo nitoboye amatwi y'intoboro, mfite intoboro zingaye ku matwi yose. Reka niwemere gusa,
akwinjiremo. Niwemere wezwe na Kristo, niwemere Yesu Kristo akubabare, nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, maze ibyo byose wakoze bica bisibwa, bica bikuvako. Ndakubwije ukuri, umwami Yesu ntago ari bubiguharure kukundi. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyaca tuma uba umwana we. Haleluya. Niwemerere Kristo maze akugire mushasha. Ibyo utekereza ngo wakoze ibyaha byinshi, ngo waribye, ngo warishe, ngabo wishe, uko bangana, reka ibyaha byawe nubwo byatukura tukutuku, umwami Yesu arabihindura bikaba umweru derere. Reka ndakubwire, nuve mu nzira zawe mbi maze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu Kristo ntashaka kupfa, Yesu Kristo ntashaka kuja muri Gehonamu, ahubwo ashaka kumusanga ngo ngiye kwategurira ahanyu, ngaho nzaba namwe niho muzaba, ngo kandi ngo hari amazu menshi, ngiye abadahari bandayibabwiye. Ibyo byose ariko arabibwira abigishwa be. Haleluya. Yari mwarabibwira bariya bamwemeye by'ukuri. Mwene data, nimba uhari ushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe, dore ka dusenge kandi wizere kuba bariwe, wizere muri wewe kuba bariwe, maze Yesu Kristo agendane nawe, umwuka wera ugendane nawe. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndi imbere yawe mwami Yesu ndaguhimbaje. Data wa twese ndakweretse bano bene data bashaka kwihana. Mana ndakwinginze ya maraso yawe igiciro agende yoze imitima yabo. Ibyaha bakoze byose ugende ubibabarire mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti, maze bahinduke rwose. Haleluya. Bave mu nzira zabo mbi. Yesu Kristo umwuka wera be muri bo, kugira ngo abayobore, abigishe ukuntu bakwiye kwifata, abigishe ukuntu bakwiye kwambara, abigishe ukuntu bakwiye gusa. Mwami Yesu bagire neza. Haleluya. Uruwiteka niryo zina ryawe, nta yindi mana iriho mwami atari wowe. Haleluya. Habwa icyubahiro mwami. Ndagushima mw'uyu mwanya kubw'aya magambo. Ndakwinginze Yesu yakurikirane, ndabibye urubuto umeza n'uvomera ni wowe. Urakoze mwami Yesu, sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Mnazareti. Amen. Umwami Yesu nabaha umugisha bene data, umwami Yesu nabahe guhinduka rwose.